inzara. Kuni kubona mwa utishimye byagenze ute? Arara mwana. Byagenze ute? Ndi kubona ngiye kwigendera siko bamumenye urujisho ariho bari batumaga mbaha. Ugiye kugenda se ugiye hemma? Ndareba iyo mbungiye ariko nose wo kugira mama wawe azanyice. Oya mani nawe ushyiragamo ubwana bwiza. Ureba ukuntu papa yamugeze ku bitaro si buriya abaganga baba batahabaga. Oya nosi nawe sinzi ibyawe mani wowe ugira ubwo. Ntago ari ukubera ibyanjye. Mama wawe ni umugome narabikubyiye. Yego nanjye ndabizi ko ari umugome. Ngo sisiko ko yamumenyeje ishuro kugira ngene no nazamena iki. Oya nawe ugera urashabuka. Ubwo njye mukomena bi. Papa baramwubikira. Nande zanyubikira. Oya nosi mani papa waranashaje ntago ubibonamwa ariko nuza wewe ndenesi ibi yafatayemo. Ariko namba abagore b'ikigihura abayobozi kugira zanzanire bya biboro byo mu bwanyu mani mwebwe nusi mwani sha nawe sinzi ntago byavamo ndagaswe ndagiye wenda ninshake ngiye kuba ndazerera mu. Oya mani icara mani wapi mwana ntago ngiye gupfira ahangaha ntago uzi ko sakureta agura mujama n'iki ndakaza ibi jama zikigerize kwitubarikamo uzi nkawe reba uzikuntu uwaje umeze ubabaye cyane none unguragiye none urerekere rero shaha babaye biwanibire wewe kugira bwira sha nawe urababaje mani byabaye byinshi abarire cyane ntabwo ngiye kumwe weho wasinzi uzagura ry'ikibari uko buraho wasinze bite kanigende acha jana wabiti usikore kuruko cyane asi ubushaka kugira ngo nza kubita umutima kwibiye koko nisi ubaye iki sinagutwaye iki kuntereko kuvugana nawe noneho ngo uvuge ngo nakubwiye nabi hagenze bite ko ari ikintu kitari kugenda neza no kuri kwimana ni iki kise buriya kuntegura mutega baro kubera iki uhe mutego mani ngiye nkeneye ko unkunda sibyo n'umutima mwiza ibintu byo kumanza wantegate gutuntu tw'udutego two kunaniza none se icyambere cyo reka nze kubwira no mu byo nagusabye byose nta na kimwe wari wakora ntacyo wari wakora nagusabye ibintu bingahe ngo bazubake inzu ngo bagerekeranye ngo bazamanze bahindure ngo inzobe ngo bazamanze bagira ute ubu koko ubu nawe aho ubera injiji aho urashize none nakubwira ngo uri injiji bikakunanira ubu wararebye usanga mu byo nanditse byose ubona nta na duke wa injiji kubera ko ngukunda tundi injiji ndinjiji utwona ko n'igihe twose bura wabuzemo wenda na kamwe wakora wenda ngo mbibone wenda ere gushobora no gukora na kamwe uri kujijisha ariko ndikurinda najijisha se nge umukunzi wanjye ni injiji naho ndi gushima gatunda nese ubundi ko munafashe imifuko y'ijyanye niyango kundera hano ugiye he inde gutumye ninde gutumira Zanari nujye umenyera uko nese ko mbona ari imyenda yawe ijyanye ugiye he kukumira nk'amavuta wari wigendera ubu umajije guhaga iminsi yanyu UNESCO uragiye ingora vuga ariko ndeba hano uragiye ako Geoffrey kuri kuvuga ngo uragiye uzi ko muri urugo hari undi mukozi ufite yose naje kuba umukozi hano
ako nakubwiye ko mu gihe kiri muri uru rugo nta azaza mukozi arivugira ngo aragiye mu mugo. uragiye se ugiye he kanyuka akwiye gutata ahandi kasi nkigendera muntu kugira ngo weho nasiko ibintu muri mo gukora muri no minsi sinzi byari ukumva kandi ikindi ndavuze ngo itusubizanye n'umwenda akogero zamenye ijisho subizanye n'umwenda mu nzu siko mu wamba bariye nkigenda mubare se ugiye ubuze cishwa hano ugende ubwo kanzo ndaje uraje se ugiye kugera ku muhanda Nasianya na yimbwara. Yaila. Ubu wakwepaga iki? Mary. Ite. Mama. Kwaje ubwo niba nunze abasazi ase ndeye magambo uri kuvuga umwana wo kubyiranye ngo mwe Sinire nuko mwishimiye no sinabona to kwishimiye ngo nimvuge ngo nderanye ibintu biri kwikora ubwo sibyo niba atuvugisha babyarera manza naherekeje ababyara ese undi nyanjwe njyane sari mu nzu nyanjwe ari mu nzu bana nzi kugusa kuri mwe nayo nzi wama ukoze nayo ndi mara kamera kandi pasi shatkana ese nyanjwe birabyo mbabimo hariya kutabyogeje Joffrey agiye Nese reka nkubwiye Joffrey mwabyuse mwese murimo hano muye nawe singaragiye ngamajije guhaga imitsi yasko uyu nguyu bisa naho ari nayabyoza ndetse igende uwo mukobwa ngewe nese azajya mu byombo hari wicaye hano utajya uvuga sinurarya ngo uri umuhungu we kutajya kuvoma mwese mureke gucocora ndavuze ngo ntago azajya mu byombo wicaye hano uri umukobwa niko bimeze nawe ujya ubyoza ariko uri umubyeyi undi hari umugabo hano ufite akuzi ko mani sinzi ibintu usigoramo mama yoza ibyombo wewe uhari wicaye uryamye si ubundi mwese muri babiri kandi bariza akabazo k'amatsiko ari weho n'uyu uwakubise papa akamugira kuriya nindi akubise papa akamugira kuri wazajya kumubaza hakoze uko umugabo avuna wazagenda nzabona abana hano hanze sara abagabo benshi hari abagabo benshi ariko hari igihe ushobora kugura inkweto nyinshi ariko hari igihe ushobora kugura umuguru umwe ntikunde kuzambara mama ujye wiyubaha nk'umubyeyi ujye wifata nk'umubyeyi siko urifata ugakubita umugabo wawe ngo ndifata nkakubita umugabo wari uri hano nasobanutse yabibwiye ngaye nzana uriya musaza yaragiye kubeshya ako biri gushoboka birashoboka oya ko binashoboka ntiyanamuherekeza no kubita muri urugo wavuga ngo umare uri vaze uri iki muri uru cyuzi no kubyukuri koze ibirenge inzara ngaho uri kwitogondora ngo muri salo nibiki wese ukora iki hari akazi ugira hari umurimo ujyamo yemwe da utagiye gusura abagore benshi cyangwa mwiriwe muri kuburagura muri zitagira shinge na rugero ni waba umuntu muri mu gitondo nasajya nzabyuke njye koze ibyo mbo wicaye hano yego uzabugwa n'iki ariko mama nagushaka bazagukwinga 30 niyo se nibabona ndumva ahirwe nkabona ukunkurira hano ahubwo ngena na mu so warandambiwe pe koko ubu ngubu utari umusirimu nawabona umugabo muzima buriya hari umugabo hari umujyasporo untegereje mwe sibyo ujye ubwira baje babikorera abantu ngiyewe ngomba gusohoka nkarya amafaranga wowe ukora iki ndikubwira ngo ntago uyumva twubwa ngo gusohoka nakajya amafaranga bundi bure papa bundi anshakire nk'udumbi 30 sirareka tubyemere nugera mu gwawe
mva nyine azaba ari urwanjye, mva uyu mugore yashweza azaba ari urwanjye. umugabo ubwo azabishobora. urekura kubikora nabwiye ko nzashaka iki uzabyara ni uzagira ngo ajye mwira maransakurira shamba bari umugore ariko ndetse n'abagore babiri babana mu rugo. ndakubwiye ko ndi umuntu ari umugore ariko ubundi se wararwubatse kari papa urangoye kuvugira nk'igihe hahise haraho kuri njyewe bikakunanira sibyo? nimba umuntu agusabye urukundo ndugusabye ndushonje please. ushonje ako ubundi Sami washaka kuvuga ni iki? Wabikuye Sami ni inkoramutima yanjye. inkoramutima? Ushatse kuvuga iki? iyo umuntu avuze inkoramutima ntabwo wumva icyo ari cyo. none ni ukuvuga uwanjye nzawutura ku kibuye cyangwa ku giti cyangwa ku giti kibi cyangwa nzawukuremo nkushyiraho mu muhanda imodoka ziwukandagira ibihwanye rimwe. igihe nawe uzi ko bizabigenza ngo ntabwo nzi. ariko ko nakubwiye ngo uze umuzanye bimeze bite? ngo wamuzanye kandi ibyawe ndaza mbicacure neza. ibintu byo kungora ntabwo ndi kubyumva. aya nawe mama jumba bari hari umushiri ngiye kwirebera ako ndi kubona na gahunda iri gupfa cyane ndajya koza ibintu ngiye kureba sheri wanyu. Shamsi warakutse. ndavuze ngo genda hoze birabyo ahubwo hari utuntu nasize mu kadobo mutumfurire. ariko mama yewe nanjye hari ibintu ndibaga nkabona sinzi ukuntu ndagaza ibaze bagumutya nagwa nko kwirigisha iki cyanjye n'igikobwa kimeze kuri nezi ko ugushishisha njye uriya mukazana ntabwo wamunzanira mu rugo kisha nanjye nezi ko nanagishoboye reba ukuntu cyifata byo byonyine. umuntu azi ko imesera imyenda nazi ko ibyombo cyazi no kubyuka agakaraba undi umesera imyenda ni njyewe ngaho ngo nta kintu maze. ibyo ni ibibazo tubivuga ngo bibaze naho nzanira umukazana neza kuri ahubwo njyewe nikosa asubirane tungana nawe kwitera umusanzu bimeze bite? aramuranduye ijisho wari uri kureba zibure kibaye ryari kuvamo byanya ahubwo se nzi ko nta kintu umusha ngiki wo mukuzi byari bigenze naje ndi kwihurutsa nanjye nari nihagarariye hano nyine nihagarariye mukazi nimba yari yanyweye zahinduye maze ari kumwenza ngera wundi senze ukuntu nagize ubucyamba mu kudusa abagome baramutonoye gusa sinzi n'akazi nawe namara gukira sinzi niba bizaguhira vitamine ahaha sinzi azantwara iki azagutatamara nta kintu azantwara kandi njye kureba posita yanutse ahubwo si watetse rangi kuri muri iki gitondo ngo natetse ahaha none ko umuntu ayibyukana agasubona genda urebe nanjye nanjye ndebe ari hehe? ari namuzanye oya uretse gatumanza inyuki umuntu ugiye namuzanye nyine kamaze ndebe ubu rero urukumva ni amafaranga nataboneka muri iyi minota arapfumura. ikibazo si amafaranga tumanze murere harimo ubundi umuntu wamubonye ibintu ni sawa none ni amafaranga agafaranga ikiraka cya mbere cyararangiye dutangira ikindi cya kabiri dukuma amafaranga yose none niyo nkeneye yenda gwa kimwe cya kabiri gute kandi uri kurebana akazi kari karangiye ikiraka cya kabiri kigiye kurangira byibura 70% afazari kandi ubwo ni uguhumiriza ndagwa kimwe cya kabiri no 70 kuzana byibura afazari tunaniza yuko sibyo uriko bigiye gisize akazi gasigaye niko gakomeye reba igihe gisize byose nje nzabikora wari uzi ko namugaru
turese ubundi iyo uzanamukuye wari urankira nyine uzanamukuye ko nari kuzagucamo duke ubu ngubu ikintu nkeneye ni amafaranga ataboneka hagapfa umuntu nibyo ngibyo rero wagize amahirwe nyine wabonye umuntu agarutse ngenda gukubita kimwe cya kabiri akazi tukarangize turangiza ni 70 ku ijana